nta mugabo usaza. Reka da uze hari ahaboro abagikora 32. Nta mugabo usaza. Nta mugabo usaza kandi uko adasaza n'amaso yo kureba ibyiza ntabwo asaza. Niba rero umubarira imyaka ngo ubwo tumaranye 30 ngo apo nzajya ndanarara ntoze ibyo byararangiye bireba batoya uri kwibeshya. Birira tubwira ngo Dawidi amaze gusaza yarahumye rube atabona bamuzaniye agakobwa sha ugafite amabere ahagaze. wase yayakoraga bana kuvuga ngo baragenda bareba ahantu hari umukecuru n'agakobwa afite amabere ahagaze yayabona gatese yakoragaho reka da cyane nta n'ikintu yaragishoboye. Dawidi yarashimishijwe no gukoraho yakora akavuga ati wawo Imana yararemye pe Imana yararemye. Zere ko gahunda zimeze neza cyane mushima Nyagasani bakunda bakukira n'ibiganiro byacu bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda katwizere ko muguwe neza cyane ariko nawe utameze neza by'umwihariko ku mpamvu zitandukanye nyinshi z'ubuzima n'isi tubamo hari ibidutera ko tutamera neza ihangane ariko usenge Nyagasani kugira ngo gahunda zigende neza. Kuri screen zacu tugiye kuganira n'uyu mubyeyi ni mama pasteur turaganira urukumva ko hari impamvu nyinshi zo kuganira nawe ko byagenda kose ashobora kuguha impuguro uri umwana w'umukobwa ugiye gushaka ashobora kuguha impuguro uri umubyeyi wubatse ni byinshi cyane byadutera kuganira nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndamahoro. Urashima Imana? Ndabona utari umugore wanjye ariko wambaye neza. Murakoze cyane. Ubundi ngo uraza no kubitubwira ariko ntabwo ari byiza kubwira umugore utari ko yambaye neza. Nibyo si byiza kubwira umugore utari ko yambaye neza. Ntabwo ari byiza kuko nta ruhare uba wabigizemo. Kugira ngo umugore ase neza abe yambaye neza nta ruhare uba wabigizemo. Si na byiza kumubwira ko yambaye neza. Ntabwo ari byiza. Ariko reka dutandukanye zino mvuga ebyiri. Ntibisa neza cyangwa si byiza? Ntabwo bigaragara neza ku ruhande rumwe bitewe n'uwo uri we. Yego. N'ubwira uwo ari we. Ubundi si byiza kubwira umugore utagize uruhare mu kwambika. Utari wawe utagizemo uruhare mu kugira ngo yambare mu kugira ngo ase neza. Si byiza rero guhura nawe ngo utagira umutaka kiza ati umeze neza wambaye neza iki. Ariko namugana impamvu atari na byiza ushobora gusanga umugabo uri kukubwira ko wambaye neza umwaka ushize atarabibwira umugore babana mu nzu kandi ari umuguriye imyenda cyane kuko akenshi hari n'igihe aba ashaka kugira ngo ikiganiro gihera aho ngaho. Wambaye neza kize kugana he? Kize kugana ahatari heza. Ahatari heza bari yego nibyo tugaye ikaze kuri iyi kamera zacu n'abadukunda n'abakunda ibiganiro byacu nabo nizere ko baguhaye ikaze. Reka dutangire rero burya mu Kinyarwanda burya bavanga abagenda niyo baziranye ni byiza cyane urugendo ruraborohera. Reka dutangire utwibwira. Amazina yanjye nitwa Muhawenayo Jacqueline. Ndi umubyeyi mfite abana. Ku izina ry'ababyeyi ni mama Cyomoro. Ubwo mfite umwana witwa Cyomoro birumvikana. Hanyuma ku izina rindi ry'umugisha nkunda kuvuga ni mama Pasiteri. Umutware wanjye ni Pasiteri. Umugabo wawe ni umupasiteri. Yego ni byiza cyane. Imana ibishimirwe cyangwa se bihererwe icyubahiro ko yakugiriye ubwo buntu. Yego. Ibyo byose bikaguhuriraho. Yego. Umugisha udasanzwe. Umugisha udasanzwe. Umaze igihe kingana icyo ushatse? Imyaka iri kugenda. 6 kuri 7. 6 muri gutyo muri 7. Wenda hari igihe muri no minsi ariko by'umwihariko twebwe kubera ko ubushobozi ariko iyo mvuze gutyo ni ku basore tujya dushaka twabyifuzaga cyane kubera ko ibitubuza gushaka ni byinshi twebwe ku ruhande rwacu. We washatse wumva ushaka gushaka? Niba hari umuntu washatse ashaka gushaka ni njyewe. Bikeneye mbyifuza nanabisaba Imana ariko ntago
kwari uko nari nkuze hari igihe nanone imyaka ishyiraho umuntu puresha akagira ngo arabishaka kandi atarabishaka cyangwa se yarabishatse ahubwo byaranagiye ariko imyaka ikamushyira kuri puresha ntabwo nari mukuru nari muto pe wakwibera muri ubwo buzima bwe ariko nari mbikeneye. ubwo impamvu yaguteraga kumva ubikeneye ari iyihe nyamukuru? Impamvu zaba nyinshi bitewe tubwire iz'ingenzi zituma uvuga uti impamvu namubaga nshaka gushaka yari iyi. Tubwire nibura nk'ebyiri z'ingenzi zihagarariye izindi. Impamvu ya mbere ni uko umuntu twari twahuye ari we mutware wanjye numvaga ntagomba kumuhomba. iyo yambereye impamvu umva yihuta mbese niko navuga. Nari namukunze nawe yankunze afite imico myiza mvuga ni umuntu umubuze cyangwa se nkizuyaza bimwe by'abakobwa kubona undi ubanza byangora. Iyo ni imwe. iya kabiri nari mu buzima bw'ubupfubyi. iyo umuntu ari imfubyi buriya biba byiza iyo ugize umugisha ugashaka urugo kuva ku muryango wawe. iyo ni impamvu ya kabiri. Yego yewe ziranahagije. izo zirahagije. nizo zanteraga kumva ngomba gushaka. ugize impamvu zigutera gushaka. Abaturanyi bacu duturanye menya bashirije umuceri. Ugize impamvu zigutera gushaka rero urashatse. Mpamvu nari mvuze ngo abaturanyi ari ukuntu numvise umuceri ushiriye naraburaga abaturanyi. Ndabyumvisha. Ugize impamvu rero zigutera gushaka urashatse. Hanyuma ugishaka ibyo wari witeze cyangwa ibyaguteraga gushaka ugeze mu rugo mu gihe cya mbere warabibonye nta challenge wahuye nazo zatumaga uvuga uti bino bintu ko mbona nabyirukankira ukigera mu rugo. Reka nkubwire nivuze ku giti cyanjye kuko ari njye uri kubaza navuga ko kugeza kuri izi saha nshima Imana kubera ko nkuko navuze impamvu ya mbere yari uwo nari mbonye wari unkunze. Hari igihe rero umuntu agira imbogamizi agasanga uwo yari yabonye n'ibyo yari yiteze kuri uwo muntu ntabwo ari byo abonye. Njyewe rero nagize amahirwe nsanga ibyo nari niteze ni byiza ahubwo kuruta ibyo natekerezaga ahubwo njye mu bwonko. ubwo rero ni nayo mpamvu navuga ngo ntabwo nigeze ngira imbogamizi ngo mvuge ngo ubuyomba ndetse ibi mbonye ni ibiki. oya icyo kintu ndagishimira Imana nanakivuga buri munsi uko nabonye umutware wanjye tutarabana yarushijeho. Reka nkubwire aka kantu. Yego umutware wanjye yambereye mwiza kugeza ku rwego ngiye navuze nti ibi bintu n'uburyarya. umuntu uba mwiza bingana gutya ntabwo abaho. Cyo gihe mbiganiza mukuru wanjye ndabwira nti ubwiza afite ubwitonzi guca bugufi kunyigisha ibyo ntazi kumpugura birasanzwe cyangwa n'uburyarya. ejo azahinduka ngira ubwoba. ahubwo njyewe navuga ko namubereye umutwaro. ntangira kumugerageza kugira ngo ndebe kwa kundi ubona umuntu ukavuga uti imbere harimo iki ko mbona ari byiza inyuma ubu imbere nta bintu ampishiye bishobora kuba bitari byiza. ahubwo ngiye ntangira kumugerageza kugira ngo cya kintu ampishiye kibi nkibone. Yego kubera ko namubonagaho ingeso nziza kandi zidasanzwe cyane ko iyo tugenda mu nzira bavuga umugabo Marishya mugeni se yamutunga ibyo ubona si byo uzaguma kubona amagambo wumva kubwira ntabwo uzaguma kuyabona. noneho ngiye ngumye kuyabona ndavuga ibi bintu ahubwo ngenda ndamugerageza nko mu gihe kitarenze nk'amezi nk'atanu ariko uko ndushaho kumugerageza agenda arushaho kunyereka ingeso nziza ambwira habaye iki bimeze bite ko mbona ahubwo ugenda uhinduka njyewe. nyuma nibwo namwicaje ndamubwira nti rero nabonaga ingeso ufite nziza nkabona ntizisanzwe nkabona umeze nk'umuntu mbikiye nk'ikibombo uzankubita kikantungura kuko abagore benshi bavuga ngo baratungurwa n'ibyo batari bazi. ndamubwira umbabarire rero njyewe ntabwo nigeze nkora n'imbogamizi icyo kiri mu ishimwe
nshimira Imana kugeza uyu munsi. urugo rwawe rero warwita rwiza? Ntabwo narwita rwiza, ni rwiza. Iyo uvuze ngo warwita rwiza, ubwo ni uko haba hari irindi zina ahubwo ukarikuraho ukarubatiza izina ushaka, ahubwo ni rwiza. Ni rwiza. Hari abakobwa badukurikiye bari mu kigero nk'icyo wahozemo, bashaka kubaka urugo ariko bakibaza ngo uruhare rwacu ni uruhe? Wowe hari uruhare ubona wagize mu kuba urugo rwawe ari rwiza? none se ubwo utagize ubihariye umuntu umwe ntabwo bikunda. Ndavuga utarahura n'umugabo wawe. Tutarahura? Hari uruhare wagize kugira ngo uzagire urugo rwiza? nararugize. Uzi ikintu cya mbere cyabaga muri kamere yanjye, mwumvaga ntazakunda umugabo nshingiye ku mafaranga, kandi nabigezeho. Ntabwo nigeze nkunda umugabo nshingiye ku mafaranga. Iyo rero umukobwa puraninga urugo avuga ngo nzashaka umugabo umeze gutya, ufite ubutunzi bungana gutya, akenshi igituma bihita binahinduka iyo babanye, kuko amafaranga bavuga ko ari umushyitsi. Yego. Iyo wapuraninze mu bukobwa bwawe ko ugomba gushaka umugabo ufite amafaranga, wagira n'umugisha ukamushaka koko, amafaranga ukamushaka ayafite, ejo ukayabura, bihita biba ibibazo. Njyewe rero nabyubatse kera nkiri umukobwa, numva nzareba ingeso nubwo ndi umuntu, ariko numvaga nzagerageza uko biri nk'umuntu, nkareba uyu muntu ameze ate, yitwara ate, yubaha umuntu ate, kuko hari abasore basuzugura, akanabyereka umukobwa. Hari abasore basuzugura batagira indangagaciro zo kubaha. Kabiri, numvaga nzashaka umugabo ukijijwe, nubwo agakiza kamenywa n'Imana ko nigatanga, ariko numvaga byibuze hagira aho mukuye, kuko aho ukuye umuntu niho usubira iyo habaye ibibazo. Numvaga ngomba kumukura mu nzu y'Imana kugira ngo nihaba n'ibibazo nzasubire ku Mana, nyibwire uyu muntu nakuye mu nzu yawe bimeze bite. Ubwo urumva byari ibintu nubaka mbere y'uko nshaka. Byari ibintu wubaka mbere y'uko ushaka. Yego. Ntabwo nari mubajije nto rero, muri ino minsi hari ibintu byinshi bishingirwaho iyo tugiye gushaka urugo cyangwa se iyo tugiye kubaka. Ubwo ndavuga abasore b'iyi minsi cyangwa se b'iki gihe n'abakobwa b'iki gihe, imishakire y'iki gihe, ibyo tugenderaho, uko byagenda kose nawe nubwo ni mu rugo ariko ntabwo urava mu badotikomu cyane. Iyo ubyumvise rero ibyo tugenderaho n'icyo tushingiraho tugiye gushaka urugo, ubisanisha ute n'ibyawe cyangwa se ubisanisha ute n'ingo dufite imbere? Ibyo biri kugenderwaho muri iyi minsi rero, mpamvu navuga muri iyi minsi, nshaka kuvuga muri iyi minsi umuntu akavuga kamaze igihe gito se abaye umuntu utari uwo muri iyi minsi gute. Ariko mbona uko umwaka ugenda ushira ibintu birahinduka kandi biri kwihuta nk'uko iterambere ryihuta, ariko ibintu biri gushingirwaho muri iyi minsi biteye ubwoba. Yego. Biteye n'inkeke. Ariyo mpamvu nshaka kubwira umuntu uzankurikira w'umukobwa cyangwa se w'umusore, uzankurikira witegura gushaka, uko byanga bikunda bagomba gushaka, kuko wabikwepa utabikwepa birangira ugomba kubijyamo. Ahubwo nababwira ngo mwifuze kubijyamo hakiri kare, utazabijyamo igihe cyaranarenze ugasanga uri gusiganwa n'iminsi. Icyo navuga muri iyi minsi ibintu bishingirwaho biteye ubwoba. Barareba amafaranga. Uriya muhungu yankunze akora he? Uriya muhungu ndamushaka kuko ni umusirikare, afite memayi, nzahahira muri Amishopu. Uriya mugabo afite ubwishingizi, afite rama, afite akazi keza, afite imodoka, avuka mu muryango mwiza. Urumva ibyo bintu biri kureberwaho ni ibintu bifatika. Yego. Kandi umuntu ufite ubwenge ntabwo akwiriye kureba ibintu bifatika, kuko ibintu bifatika birashira, ariko ibidafatika nibyo bizana bya bindi bifatika. Sinzi wenda nshobora gukoresha iki kinyarwanda umuntu ntacyumve neza, ariko ibintu bidafatika nibyo bibyara ibifatika. Ibi bintu unabivuze no muri bizinesi, umuntu ugiye gutangira bizinesi, akenshi aba bantu tubona babaye abakire bakaba ari abaherwa, ari abasaza b'abaherwe tuzi, batangiye mu bintu bidafatika. Buriya reka nkubwira Robert, biragoranye kuba wajya gutangira bizinesi ugashoramo amamiliyari kugira ngo yagaruze, ariko
tugendeye ku bigaragara biragoranye kugira ngo ibifatika uzabigumane. Imana yabwiye Kuro ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri. Ishyiraho ijambo rikomeye Arube nkunda, iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Abantu ntibakunda gutekereza cyane impamvu yamubwiye ngo ubutunzi buri ahantu mu mwijima. Uyu mwana sekuru yari umwami, ntabwo nagiye kure y'icyo wambajije, biraza guhura. Nta kibazo tukanaganira. Sekuru yari umwami, ntabwo Imana ari bumubwire ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu aha n'aha, kuko ubutunzi bwose bwari ubw'umwami. Imana se ari bumubwire gute? Yagombaga kumubwira ubu uri mu mwijima, kugira ngo sekuru we naguma kumubona, kuko ari kumuhiga kandi agomba kumwica, namureba amubone nk'umuntu udafatika, amureke. Kuko akenshi iyo umuntu uri kubona nyine adafatika ntumwitaho ntaki. Ariko Arube, umuntu ufite icyo afite yirukanwaho na byinshi, kugira ngo rero numufata unamugumane biragorana. Rero nakuri Imana yaramubwiye ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima, bitera sekuru kumva atuje. Iyo umuntu udafite icyo afite ubundi yangwanya gute? Ariko Imana yo yari izi icyo yavuze. Rero ubutunzi urubyiruko rw'ubu rwitaho rushakwa n'ubundi n'umuntu. Sinzi impamvu n'ubundi uvuga ngo Arubeni ntanze afite ntabwo namwemera, kandi inzu yubakwa n'ubundi izubakwa na Rubeni. Kuki ushaka iyo nzu kandi ushobora no kumushaka yifite, ejo bikaba ibibazo? Bisobanuye ngo aba ari iyo nzu ushaka. Rero ibintu bishingirwaho muri iyi minsi, muri iyi myaka, nabwira benda gushaka ngo barebe kure. Uko umuntu ufite ubwenge ureba kure ntabwo areba ku bifatika by'aka kanya. Ibyo bifatika birashira, hanyuma se nibishira bizagenda gute? Ahubwo reba ku muntu, uwo muntu ninde, uwo muntu afite ingeso ki, uwo muntu agufata ate, ese yitwara ate uwo muntu? Kuko uyu munsi hari umuntu wari umunyeshuri undi ari umwarimu, none uwari umunyeshuri uyu munsi nawe yabaye mwarimu. Uyu munsi hari umuntu wari hejuru niwe uri hasi, none se niwita kuri hejuru, sinzi ukuntu ndi bubivuge, ariko njyaho kureba umuntu uri hejuru ashobora no kumanuka, ahubwo nareba umuntu uri kujyaho hejuru tukajyana. Kuko nitugerana aho hejuru tuzaba tuzi imvune twahuye nazo, yankuruye namusunitse, mbese twafatanyikanyije kugira ngo tuzamuke urwo rwego. Uyu muntu azamuha agaciro. Warakomeje ku kantu kitwa ingeso sasa. Wabwira umusore cyangwa umukobwa udukurikiye wabonanye mugenzi we ingeso mu buzima busanzwe atajya yihanganira, atanakemera umuntu uyifite ko babana, ariko yareba ikimero cy'uwo uyifite akavuga ati uko byagenda kose ingeso izahinduka, reka mushyire mu rugo. Rero umuntu uvuga ngo ingeso izahinduka reka mushyire mu rugo, keretse niba yaba afite ubumana muri we, kuko Imana niyo ihindura ingeso z'umuntu. Rero niba afite ubumana muri we, namushake yizere ko izo ngeso azazihindura. Ariko ngiye namubwira nti Arube, ibintu bidakunze utarabana n'umuntu biragoranye cyane. Biragoranye kuko sinzi urwo ni rwa rugo wishyiramo kandi ubishaka. Wishyize mu ishuri ubishaka, wishyize mu kazi ko kuzajya guhindura umuntu ubishaka. Ubwo rero intambara uzinjiyemo kandi ni wowe uzinjijemo, bitewe n'ikimero wabonye, bitewe n'amafaranga n'ubutunzi wabonye ku muntu, winjiye mu ntambara, ntabwo winjiye mu rugo. Kuko ngewe niba nishakiye umugabo ufite ingeso nziza, ngiye mu mahoro, hanyuma tugashaka iterambere. Ariko wowe niba winjiye mu rugo umuntu ubizi neza ko afite ingeso mbi, ntabwo winjiye mu rugo rwo kunezerwa, ahubwo winjiye mu rugamba rwo guhindura za ngeso z'umuntu. Kandi 95% wenda 5 reka nkareke, ntabwo bishoboka. Ntabwo wahindura umuntu. Ubonye umukobwa ni umukobwa w'abagore 5, kavuga ati wenda nagera mu rugo bizacogora.
kamushaka uzi ko yari umusambanyi. rero uwo muntu namubwira ngo nushaka urwo rugo ntukavuge ngo ugiye no kubaka ntukabwire abantu ngo ubu ngiye gushinga urugo uzababwire ngo ngiye mu ntambara. Rwose unagiye no kubatumira nushaka uzabwire uti ngiye kurongora ariko ngiye mu ntambara, ntabwo ugiye gushinga urugo kandi ugiye kurwana na ba bagabo 5 kugeza ubapejeje bakava mu nzira ukaba umwe. Yego. Urumva ugiye mu ntambara ntabwo ugiye kubaka urugo. Kandi abantu bajya mu ntambara benshi ntabwo bazivamo. Zigira abakajorite, zigira abazigwamo. Yes. Ubwo ugiye mu ntambara ntabwo wize rero niba uzaharokoka cyangwa niba utazakomereka. Ntabwo rero ugiye kubaka urugo. Ntabwo ugiye kubaka urugo. Cyane rwose. Abagore b'iki kinyejana rero ni bagenzi bawe rwose. Iyo batema akajisho ujya ubabona uti. Abagore bo muri iki kinyejana cya mbere turi beza. Twarisobanukiwe. Dufite agaciro. Imbere y'abantu, imbere y'igihugu n'imbere komeza urimo. Imbere y'Imana. Yego. Natwe twamenye ko hari ibintu byinshi dushoboye. Sumbwe aba muri iki kinyejana se? Yego, nibo abagore bo muri iki kinyejana navuga ngo ducanye ku maso. Mucanya ku maso. Abagore bo muri iki kinyejana rero reka mvuge ibyo watsinze. Ubona ari iki kiyongereye mu bagore cyangwa se cyabaye mu bagore b'iki kinyejana ku buryo bashinjwamo gucinya abagore babo cyane, abagabo babo cyane. Muri no minsi bari kubashinza guca abagabo babo inyuma. Sinzi. Ubwo sobwo umuntu wabo bashinza gucana inyuma, baca inyuma abagabo ntiyaba yirengagije ko n'abagabo muri no minsi nabo bari guca abagore inyuma. Ariko se wabanje ukavuga ku bagore ko ndakubaza n'abagabo. Kuki ushaka kwitsa iby'abagabo cyane nakubajije iby'abagore? Reka duhere ku bagore. Yego. Abagore muri no minsi barashinzwe. Reka nze mbivuge neza mbyerure. Ubona biterwa n'iki mu kuba hari umubare munini mu minsi yashize utandukanye no mu minsi yashize w'abagore tubona basambana kandi bafite abagabo babo, ku buryo umugore yemera akanishyura ubimukorera. Hari abagore bishyura abantu babibakorera. Ikintu navuga ni abagabo bagize intege nke. Nabanje kukubwira ngo twacanye ku maso. Yego, iryo jambo ryose nari narihaye agaciro ngo nditekereze. Twacanye ku maso. Hanyuma ikindi twihuta mu bintu bitari ibyacu. Niko navuga. Iyi si n'iterambere n'umuvuduko kujya hanze kumenya ko ari byo dushoboye twabyihusemo vuba kandi bitari ibyacu. Usibye ko wenda umuntu ashobora kubivuga bakamutera ibuye bitewe n'abo uri kubwira n'iki, ariko ubundi ntabitsinze nkabivuga mbyeruye. Abagore twagiye mu nshingano zitari izacu. Urumva rero iyo wambaye urukweto rutari urwawe rurakurya cyangwa rukakujabuka. Wambaza ngo izo nshingano twagiyemo zitari izacu ni izihe? Ubundi Imana irema umugabo, yaremye umugabo, nyuma ibona umugabo arigunze ari wenyine, iravuga ngo reka muremere umufasha. Urumva iyo bavuze umufasha hari umuntu wari uri gukora ibintu runaka, none wowe uje kumufasha. Uje kumufasha. Yego. Rero Imana imaze kurema Adamu ikarema na Eva bakaza gukora ibyaha, ibyo bintu sindabijyamo akenshi twese turabizi. Haje kubaho ibihano. Mu bihano Imana yatanze yabwiye umugabo ngo uzarya ubizi icyuya. Bisobanuye ngo imirimo n'imibereho yabishyize mu kiganza cy'umugabo imwongeraho ko azabira iki icyuya. Noneho twebwe abagore ahita ivuga ngo kubw'ikosa mwakoze muzabyara mugize gute? Mubabaye. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. None ibyari ukubyara tubabaye gusa
twongeyeho no kubira icyuya kugira ngo turye urumva byari inshingano imwe tuhita tugira ebyiri kubijira biragorana kabiri umugore n'ururabo uko wabigenza kose turi indabo dukwiriye kunezeza abatwari bacu nabo batureba nyine bakanezerwa none rwa rurabyo rero rwagiye ahantu habona ruri kurebwa n'abantu n'abagabo benshi kandi Bibiliya iravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye kandi uko twabigenza kose uko twavuga ngo turakomeye ngo turi abagore b'ibitangaza ndabyemera pe abagore turakomeye turashoboye turi ibitangaza ariko ntabwo dushobora gukuraho ijambo Imana yavuze ko turi inzabya zigize gute zoroshye naho twabicikira nuko nyine Imana yaturemye hanyuma rero rwa rwabya rworoshye rwagiye ahabona za ntege nkeya yazijyanye ahabona urumva se ibyo binarube uraza kubijera gute weho rwabya wagiye ahabona kandi woroshye nicyo kiri kubitera umugore agira intege nke mu matwi none yagiye aho bivugirwa n'aho bibera urumva intege nke zitaraza guteza ibibazo naho ziri kuva tutabitsinze ngo tubicishe muri iyo nzira abagabo babiri icyuya kugira ngo bakore arube sinzi ntabwo urashaka ariko mu minsi iza uraza gushaka niba rero mu minsi iza uraza gushaka uraza kugira akazi kenshi gasumba ko wari ufite yego bisobanuye iki sheri bebe hani switi n'utundi tuzina kongera kutubonera umwanya bigize gute biragoranye ntusuze ngo uzaguma kubivuga nk'uko bivuga ubu ngubu oya umwanya urabura ese hazazamo minerivare z'abana inzu ibiki gushaka ejo hazaza urumva biri bworohe kongera kuvuga bebe ugataha ugaterura ntabwo biri bukunde usubira muri utu tuzina wahoze umubwira biragoye uri buboneke sibyo kandi hano hanze hari abagabo Robert bacanye niba barara basoma ibitabo niba bakuraho amagambo nayo utazi hari abagabo bayazi reka da amagambo ameze atese amagambo y'ibitangaza y'ibitangaza amwe aterura umugore akamushyira ku rundi rwego kandi wowe ntabwo ukiyafitiye umwanya uyu mugore urumva ari buyacike ndetse uriya mugabo bimubwira nawe kaba afite umugore mu rugo arababwira bombi cyangwa biba bimeze bite oya da kandi ubwo nawe we byaranze umugore we nadasenga cyane ngo akomere nawe arahura n'uwundi uyamubwira mbese yego nuko ubwo bimeze nimuzunguruka niyo mpamvu navuga arobe mu ntege nke z'abagore abagabo nabo bakwiriye kubyibuka ko abagore ari bafite intege nkeya mu mirimo bakora mwebwe abagabo mukora mu kuzenguruka gutandukanye mukora mujye mutwibuka rwose ndabinginze mwa bagabo mwe tuba tubakunze ariko mujye mutwibuka mu bintu mukora byose bibavunnye mujye mutwibuka mumenye ngo hari amagambo dukeneye ya yandi mwadushatse mutubwira turayakeneye arube naho wagira imyaka 40 ingahe ntabwo amagambo meza umugore agira ku myaka avuga ngo arayahaze oya ururimi rwiza turarukeneye twa tugambo twiza sheri wambaye neza ariko noneho si ubwiza hari kugenda urushaho kuba mwiza se sheri uziko wagira ngo nturi umugore wanjye ndebera ukuntu usa neza wambaye neza niba agiye muri saro ibuka kumubwira ko bamusokoje neza rwose ibyo bintu mubyibuke turabakunda ntabwo twifuza gusenya ingo ariko mwongere mwibuke ayo magambo kuko arafasha rero ikibazo kiriho muri iyi minsi isi nayo iri kutugora kwirukanka kw'abagabo barashaka amafaranga barashaka ubuzima kandi ntabwo babibona byoroshye bakatwibagirwa noneho bakadusaba ko tugomba gukomera umugore ntureba ko ntagifite umwanya komera nawe umenye ko uri umuntu w'umugabo kandi ntabwo biri bunkundire birankundira umwaka umwe birankundira 2 ariko ntabwo ndashyika imyaka 10 nkibishoboye rero bagabo mu bintu mukora byose mujye mwibuka abagore banyu ko ari inzabya zoroshye
mwongere mwibuke rwose mubatekerezeho mubabwire aya magambo barayakene nawe yakubwira ngo ngibyo ngo sinyibikeneye arakubeshya ashobora kuba gutinya cyangwa akabona nabigusaba uri bumutekereze ukundi kuntu ukavuga ibyo bintu wabikuye he ariko barayakeneye kucyaba giti intego yo kubaka urugo ubundi yakabaye iyihe intego yo kubaka urugo ku mugore bose bombi kuri bose intego yo kubaka urugo ni ukurwubaka iya mbere ni ukurwubaka rugakomera ntirusenyuke iya kabiri mu bigoranye byose bagomba guhana umwanya yego bagomba guhana umwanya ikindi mu ntego yo kubaka urugo harimo kuzirikana ko umuntu ushatse ari umuntu uramutse ushatse utekereza ko umuntu atari umuntu ushatse ari nka marayika ukuye mu ijuru ntabwo urwo rugo rwamara iminsi ibiri kuko arube byanze bikunze iyo ugiye gushaka hari ukuntu ntabwo umuntu aba yari yakubona ubyutse uhura n'umugeni wawe asa neza yambaye neza ameze neza yaburashinze yiboroshe mbese ameze neza ariko iyo mwamaze kubana utangira kubona byukana ubutuna aragona bikamanuka aha umusatsi urasambaguritse uwamubonaga buri gihe yavuye muri saro ukaza gusanga burya afite n'injwiri ntabyo wari uzi urumva rero hari igihe bigorana ariko icyo ugomba kumenya ni uko umuntu ushatse ari umuntu umuntu ushatse ni umuntu kandi nawe urundi yego nawe urundi ntumutunge urutoki ngo wowe wireke icya mbere rero umuntu ugomba gushaka intego agomba kumenya ni iyo kujera wa muntu kandi na wa muntu ashatse nawe akamujera iminsi ikicuma icyo ni cyo nyamukuru agomba kumenya ushatse umuntu ntabwo ushatse marayika umuntu ushatse azakubwira nabi yego ejo azaba akubwira neza ejo akubwire nabi ariko kuba akubwiye nabi ntabwo byacitse wowe ni agaki wageze mu rugo umugabo yakagukora ukavuga ati we nshatse umuntu arube mana mugabo wanjye aho uri nuba n'iki kiganiro wihangane ariko ndakavuga nta nubwo ntabwo twari tumaze n'igihe arube ni uwo munsi uwo munsi mwubatse urugo urumva uba washashe nk'umugeni ugatwara urufunguzo kakano reka nkavuge kuko kankozeho karananzengereza nari nagiye gusasa ntwara urufunguzo rero muri no minsi hari utuntu twiza tugezeho two gusasa nari nashashije supanete nziza ubwo nari narabifotoye muri telefone narabibonye mu mafilime igitanda ndagisasa nshyiraho uturabyo nari nadusoromye tw'umutima ndangije ndafunga urufunguzo ndarujyana reka rero tugere mu rugo ubwo nagombaga gukura urufunguzo mu isakoshi nkafungura mbega ngo umutware wanjye yinjire mu cyumba abone kirasa neza urumva ntabimenyereye abonye icyumba kirubatse ukuntu atariko sheri ibi nibyo byatumye ndara mu kindi cyumba nkarara nabi ibi arube byabaye nko kumanura nko kuri etaje yacuma akankubita hasi kuko numvaga ntakigeramo arambwira ati washashe neza mbega byiza agahita nanshimira kumbi nishakiye umuntu ntabimenyereye ntabyo azi ibyo bintu ni ibiki ntabwo abishimye karambabaje karambabaza ayiwe ijoro mwakiryamyeho ko byagoranye byaragoranye yewe mugabo wanjye rwose wihangane ndabivuze byaragoranye twaryamye saa 9 z'ijoro mpaka byumvishe ko nari nakoze ibintu byiza anshimira dukunda gushimirwa ni nkugororera n'ishati nshimira ndibaza navunitse nasoromye n'indabyo ntago abibonye kubera icyo atabibonye byarambabaje paka saa 9 ndiyongeye nsubije muri mudu
niba turi abana ntabwo mbizi uko turemye yamforomasemo ko atari yabishimye arambwira wow mbega ibintu byiza birasa neza sheri imana mbega icyumba numva nibagiwe ko yari yanabigaye ariko byafashe amasaha bikagaje ako kantu niko kanzonze ibaze ko ntarakibagirwa ko byari bikaze mu ijoro ry'ubukwe guta umuntu agaye ibintu ku munsi wa mbere nahise mvuga ntikarabaye gusa noneho n'iki nzakora kizaba kiza ariko twabiciyeho cya mbere nakubwiye ngo abagore ni inzabya zoroshye yanshyize muri mudu arambwira byari byiza ahubwo ni uko nyine nibazaga se ubu nibyo byiyundeka nkaharara ntibyari bukunde kandi kuko nibyo kandi bagore dukwiriye kwibuka abagabo dushaka kuko arube ntabwo unganya ubusirimu n'ubundi mugabo runaka hari abagabo b'abasirimu bazi imvugo zo gushimira zo gushima utuntu hari abagabo bagenze bazi ibintu byiza hari n'abagabo noneho batabizi neza cyane ari bisaba ngo umugore amusirimu uragenda bimwereka gake gake rero ngewe ne namushatse mbona ari umusirimu mbona n'ibintu nakoze agomba kubibona nk'ibisirimu kumbe ntabyo ako niko kansharenjinze ku munota wa mbere ariko kararangiye ubwo nyine ariko wijijishe ukumva umuraza muri salo cyumba giteguye neza umubwiye ngo muzakijya hejuru urebe ko yabaye umusirimu muzarare mu ntebe muri salo waraza umugabo muri salo yavuga ati harimo iki hariya hantu ati ubwo ntibazanyemo inzara ati sha yarara umutima uhagaze akavuga ati urahari ibintu abagore bakubwiye ngo unkorere kandi umutsindo ni uko ijoro ryose riracya tutagezemo ubu ntabwo byakunda ariko n'ubundi utudizayini ndacyadukora ntabwo waduhagaritse oya ntabwo naduhagaritse umutima kubicurika ukabicurukura ku buryo ariko buriya turi kuganira nicyo gishobora gutuma umugabo azinuka umugore we akajya kureba abagore b'abandi ni iki umugore yakora umugabo we akamuzinukwa ko bihari byinshi birahari ni byinshi kuko nkaho uravuze ngo uracyasasa hari n'uwo nabonye yavuga ati ni gute ariko ujya koga tukagenda ukenyeye isume muri kumwe n'umugore ati jya ukuraho ariko arube ko uzi ibintu byinshi ibyo bintu buri kubikura he kandi ndeba ibiganiro ibyo bintu byose uzi ubikura mu biganiro ni mu biganiro njyewe nabyiboneye ingeso rero ibintu byinshi byatuma umugabo akuzinukwa birahari kandi akakuzinukwa pe icya mbere niba wagiraga isuku wasasaga gutyo uzi ko buriya iyo ukunda gutegura icyumba ukakigira ukundi kuntu umugabo ataba afite amatsiko uvuga ngo ubu noneho ra ubu dizayina ntizamushiranye ubu hari ukundi kuntu yaza agasanga hari ukundi kuntu urumva aza yihuta ashaka kureba ngo noneho ubu bimeze bite none si iyo wabiretse abana bari kunyara ku buriri wabyihoreye nabe nibo bababyaye nibahanyare arabizi ko nanjye mfite ibintu byinshi byo gukora ntabwo ari bumbaze ngo kuki utashashe kandi nkwibutsa igihe wabikoraga ntabwo yabaga ari wo babigutegetse none kuki uyu munsi uri kumva ko kubikora nutabikora aravuga ngo ntabwo ari bumbaze kuko impamvu arayizi nese mbere wabikoraga kuko utari ufite icyo gukora iyo nayo yaba impamvu kubona icyumba kitamuryoheye icyumba yabonaga gihumeka neza ibintu byose biri ku murongo harashashe harasa neza amashuka arahinduye kandi mbibutsa ntabwo abantu bakora icyumba neza ntabwo ari abakire kuko hari umugore ubireba agahita avuga ngo ibyo ni iby'abakire ngo baba bafite amashuka ngo ibihumbi n'ibihumbi oya gukora icyumba kigasa neza kigahumeka ku buryo umugabo yinjiramo kumva ari guhumeka ntabwo bisaba ngo ube ufite amashuka menshi rero ibyo wakoraga uri umukobwa iyo ubiretse ahita abona ko wamuhararutswe kandi arube tutabeshye n'ubundi ubwo waramuhararutswe none se niba warasasaga neza kugira ngo umugabo abibone umushimishe hari imyaka runaka umugore atagomba gushimisha umugabo
simbizi. none se niba utari kumushimisha wamuhariye nde? umushyize mu isi yo kutishima se kuzageza ryari? ko wari waje ngo umushimishe ukanabikora none ukaba utari kubikora waramuretse, bakubwiye ko imyaka yo kwishima mu rugo ari ingahe ubundi bakarekera. ayo masomo wayakuye hehe? abenshi muba muri abakristo, niyo waba uri umusiramukazi baba barakwigishije. aho waba uvuka hose uba ufite ibyo wize bishimisha umugabo, n'ibyo babikubwiramo gutegura icyumba neza. hanyuma bakubwiye ko bisaba imyaka ingahe ubundi ukarekera. umugabo agomba gusaza imvi zikaza ukimushimisha. nuko isi yubatse, nta nuko twanabihindura, nuko bimeze. abagabo bo nabonye ari danje, menya bakunda ibyishimo byo. nabonye umusaza uri mu ruhango, niba ari muhango niba ari muhanga Kamonyi hafi aho, ngo yacyuye indaya imugwaho mu ijoro, kandi uwo musaza imyaka 32 Arube, nta mugabo usaza. reka da use hari ahaboro abagikora 32. nta mugabo usaza. nta mugabo usaza, kandi uko adasaza n'amaso ye yo kureba ibyiza ntabwo asaza. niba rero umubarira imyaka ngo ubwo tumaranye 30 ngo apo nzajya ndanarara ntoze, ibyo byararangiye bireba batoya, uri kwibeshya. amaso yaracyareba abasa neza, kuko umugabo ararambagiza umugore we paka kugeza umugore apfuye cyangwa umugabo wagapfa. ubu kirambagiza ubyara rimwe akivuga ati wawe umugore wanjye arasa neza, ukabyara kabiri, byara gatatu, akirambagiza. rero wowe nushyiraho imyaka, nushyiraho deadline yawe yo kuvuga ngo ndamwitaho iki gihe, ubu ndekeraho, uragowe. ko Bibiliya iratubwira ngo Dawidi amaze gusaza yarahumye Rube, atabona. bamuzaniye agakobwa sha gafite amabere ahagaze. wase yayakoraga bana kuvuga ngo baragenda bareba ahantu hari umukecuru n'agakobwa gafite amabere ahagaze. yayabona gatese yakoragaho reka da cyane. nta n'ikintu yari agishoboye. Dawidi yarashimishijwe no gukoraho. yakora akavuga ati wawe Imana yararemye pe. Imana yararemye. none niba bataragiye ngo bamushakire umukecuru washizemo amenyo, wowe urinde wo kuvuga ngo umugabo azishima iki gihe, ngo igihe kigeze ngo ari kwa mugabo, ngo nawe umaze ukwiriye kumenya ko wakuze. akura ateze. gukura se biratuma atareba ngo anezerwe. kumbi ibyo bintu nabyo rero bisenya ingo. yego, kandi Arube bisenya ingo pe, kandi biranazisenya cyane cyane. umugabo arishima areba ibyo wamukoreraga, komeza ubikore. nubihagarika ubwo haraba hari undi uhaye inshingano. kandi bo barahari Rube, bari tayari. yego sha ko namagana uziko nuhagarika inshingano hari abandi bari buzikomeze, kandi bo bari tayari. kandi reka nkubwira Rube, ntabwo nzi imikorere y'Imana, cyane ko ubuyobozi bwacu cyangwa se bw'isi uko tugenderaho, umuntu yemerewe umugore umwe, umuntu ntabwo agomba gusenya, uko niko isi yubatse. ariko reka nkubwize ukuri, urugo rwawe warusenya, sibyo? rukagenda rukaminuka, umugabo akagenda, isi zavuga ngo uriya mugabo ntiyongere gushaka umugore kuko bazavuga byinshi. ariko ndahamya neza, nkunda kuvuga ngo ndahamyana n'umutima wanjye na Mwuka Wera, ko ufashe initiative yo gusenya urugo rwawe, ntabwo Imana izatuma uyu mugabo abaho nabi yigunze. wowe umugore ngo kuko wasenya urugo rwawe, izamuhundi kandi arahari. ko na Bibiliya yavuga ngo umugore w'umupfapfa yisenya urugo. hanyuma se baravuze ngo umugore w'umupfapfa yisenyera urugo, yamara kurusenya wa mugabo akajya kuba mu irungu wenyine. ashaka kandi kana ashaka undi muntu kandi ubishoboye. mu gihugu cy'abaturanyi cyo urabona imyaka tuba turimo, amafaranga ntabwo tuyabona. hari igihugu cy'abaturanyi duturanye hafi bugufi bwacu, umusaza yamaze kubona inka nk'igihumbi ziri hariya ku myaka 60, ashaka umwana w'imyaka 25. none kuki atajya kureba umukecuru bangana?
umukecuru banga narashaje yarashaje bayirwa mu mirima kuko twebwe abagore turanasaza vuba rwe burya tusaza vuba kuko twebwe hari imyaka yo kuba menopause kuba utakibyara none se hari imyaka yigeze wumva y'umugabo igera ntabakibyara imyaka 70 umugabo atera inda ego kirisitu none se kuri kuvuga 70 uri kuyigiza hafi kugira ngo ubyoroshe ubisiga amavuta 100 bakibyara wenda reka nemere ko intanga ziba zikiri nzima kandi bivuge mu ngo buryo ariko se uzitera abashoboye rero arube kubyara ntabwo bisaba imbaraga ese kubyara no kwiruka mbese kubyara se no gukora tize no kwikorera umufuka w'amakara ntabyo mbanze oya arube ushaka kumenya ibintu byinshi kubyara ntabwo bisaba imbaraga ntabwo mbizi oya kubyara no kubyara ntabwo bisaba imbaraga kubera ko n'umuntu ufite ubumuga runaka utamuvinga ariko umubiri we ukora hariya habyara nyine hakora arabyara yego mbese ubwo nzabimenya nyuma ntaribi nzamenya uko gahunda ukuntu ubwo ziba zifashe rero bagore inshingano mwatangiranye mucyubaka urugo umuvuduko mwari mufite murasabwa kuwugumaho nimutawugumaho barawubishyuza birashoboka ko umuntu wagiye mu rugo hari ibindi akurikiye bihabanye n'urukundo yarugiramo umunezero tuvuge n'urugero oya umuntu wagiye akurikiye ibintu runaka iyo abibonye se yabuzwa n'ikikunezero niba wagiye mu rugo ukurikiye amafaranga uranezerwa kubera ko wayabonye ahubwo ikibazo ni ibyo wagiye ukurikiye ntubibura aho ho ni nko kujya mu kuzimu nta byishimo nta munezero ni divorce bihita ikomanga inihuta kuko icyakujyanye ntacyo ubonye ni nayo mpamvu no mu bitujyana ni twese muri rusange duhuriraho twese ngo zose aboroheje n'abakomeye ikintu duhuriraho tuba dukeneye ni imibonano burya kanakunda kungutse niyo waba ukijijwe utwaza Imana ibitabo ukubaka urugo uba ukeneye iyo mibonano uko byaba bimeze kose nta kindi duhuriraho ni imibonano iyo rero tutayibonye urumva se urwo rugo rwamara kangahe burya kandi ari cyo kiba kitujyanye burya tugenda tugiye kubonana none se ugiye kumara iki ugiye kurya wishwe n'inzara ugiye kwambara wambaye ubusa nese ugiye kumara iki nta pasiteri ko nabonaga uri umukirisitu ko nabonaga uri umurokore cyane ra nawe nibyo byakujyanye ngende umurokore pe ngende umurokore nabonaga ushobora kuba wagiye nko gusenga goma ni insengero zirahari zo gusengeramo kuko yanankuye mu rusengero aho nasengeraga urumva nari ndi umukristo imisozi irahari yo gusengeraho ntabwo nari ngiye gusenga oya cyari kinjyanye kandi nagombaga kukibona iyo ntakibona rero ntekereza ko mba ntitwa mama pasiteri ego baba byaba bigoranye nyuma ariko abakristo ntabwo bakunda kwigishwa ibyo bintu barabitsinda kandi ibyo batsinda nibyo biba bizabakoraho ibyo batsinda nibyo biba bizabakoraho iyo tubwira umukobwa turamubwira uzasase uzoza amasahani neza uzagira isuku ariko buri muntu wese agataruka aho ngaho wanahamubwira ukahamubwira uhatsinda wirukanka nyamara niho h'ingenzi nkanjye ubu wambwira iki icya mbere nakubwira ugomba kubyubahiriza yego mu nshingano zose uzagira z'akazi menya ko umugore wawe ntabwo ari ubufasha waze kumuha bwo kumucumbikira ntabwo umukuye mu ishyamba ntabwo yishwe n'inzara ntuje kumugaburira umugore wawe ntabwo yambaye ubusa ntuje kumwambika uri kumva yego umugore wawe nta ndwara arwaye ngo uri dogiteri ngo uje kuyimuvura ikimuzanye urakizi ugomba kucyubahiriza yego ugomba kucyubahiriza
nawe ntekereza ko hari bari kumubwira bati uriya muhungu ntabwo yabuze abamutekera kuko abantu bize hoteleri yatumira bakamutekera ni benshi ikikuzanye ni kiriya kandi ugomba kucyubahiriza nuzana rero ibya urabona niriwe kuri kamera ndarushye 2 3 urarushye 4 5 urarushye hari uwundi muntu uzaba atarushye yego uzajya kuzuza inshingano kubera mu mwanya hati ndabona Albert wawe rero arushye nje ntabwo ndushye kambe mufasha mu gihe azabonera agatege azakomeza umugore nkawe mwiza urongorwa n'umuntu urushye kubera iki kandi azanga kubyumva 1 2 3 azagira ahabyumve kuko ibyo bamubwira ni ukuri nzi ko rero nyine kujya dushaka kugira ngo tubyare atari kugira ngo tubonane none se twabyara gute tutabonanye nashakaga ko kubimbwira erega Arube buriya kubyara ni byiza turanabikunze ariko ikibazo ari ukubyara ikibazo ari kugira abana wanamwadobuta ukirerera akana kandi ukakarera neza ibyo ukabireka ariko igituma tugenda ntabwo ari ukugira ngo tujye kubyara kuko hari n'ababyara batashinze urwo rugo ese ntibabyara kandi bakabyara abana bakabarera bakananezerwa ariko ikiba kikujyanye inshingano ya mbere niyo ngiyo yego iyo niyo ya mbere kuyubahiriza ni haba hari n'ibitagenda murasabwa kwegera muganga ariko ikibahuza nicyo ngicyo yego imibonano mpuzabitsina ni imibonano mpuzabitsina nta kindi gihuza umugore n'umugabo nicyo ko nkungukiye mwa kimwe kiganiro kuko iyo umugabo abwira umugore ngo uri umugore mwiza ntabwo bamubwira isura Rube hari amasura menshi hano hanze andusha ubwiza igituma rero yambwira turi umugore mwiza ni uko icyanjye mba nyubahiriza kandi neza nubwo waba usa n'izuba utubahiriza iyo gahunda yego zuba ni ukukureba akabona uri nk'igicu uri umwijima mubi mbese ntabwo nzi ukuntu nakugereranya bakubona iyo za nshingano utazuzuza uba uri mubi hanyuma y'abandi kuri wowe bakubona nshobora kubivuga mu mvugo wenda itari nziza ariko umugore rero wanga kubahiriza inshingano ku bushake bwe nta zindi mbogamizi umufata ute aba ari gusenya urugo rwe aba ari gusenya urugo rwe anabishaka ntaba ari n'umugome aba ari umugome mubi mubi cyane buriya Rube umugore ashaka kukwica yakwima biriya icyo nicyo bita kukwica akongera akakwica kandi ugapfa ariko ugapfa hanze bakubona uhagaze kuko cyane umugabo hari igihe abanza kwihangana urumva ntiwahita usenya mu cyumweru kimwe umwaka umwe urumva rero uramuvuna ukamuvuna ku buryo ashobora no kurwara hypertension ku bw'icyo kintu rero bagore mwo kwica abagabo banyu kandi mwibuke icyabajyanye ko ari icyo ngicyo imiruho yose mwajyamo akazi kose mwagira inshingano zikomeye mwahabwa waba ukora inshingano ikomeye ukora muri leta kandi bigoranye ariko ugomba kumenya ko igihe utari muri za nshingano kuko abagabo nabo barabizi niba uri umuyobozi runaka ntabwo arakubwira ngo va mu nama uze ugire icyo umbwira ariko igihe nese inama bazihoramo ariko ngo hari n'umuntu rero uba ubikunda cyane ku buryo nabwo bifatwa nk'inkeke ariko ibaze wasigaye nko mu rugo ni umugore cyangwa umugabo ugahamagara nk'umudamu wawe 5:00 cyangwa umugabo wawe tibaguka mu rugo hari ikibazo kibaye ubwo we mu mutwe aje azi ko ari ikibazo yahagera bati oya ngwino rero birenze ubushobozi bw'umubiri wawe mwakwegera muganga ariko nanone ntabwo bikwiriye gufatwa nk'inkeke ntabwo ari inkeke hari igihe ashobora kuba afite ikibazo runaka ushobora kuganiza dogiteri akaba yabishyira ku murongo akabafasha ariko nanone ntabwo bikwiriye guhita ubijyana mu mujyo wo kuvuga ngo ari kumpoza ku nkeke ngo ari kumpohotera oya ntabwo ari kuguhohotera kuko nawe umubiri ni kuri kumusaba ahubwo nimwegere muganga abafashe murebe ikibazo kiri hehe yego none wa muntu rero turakiganirira wageze muri urwo rugo hari ibyo yagiye kwirebera hari umudamu wayeza ambwira ati nazanye umuntu mukuye aho ngaho i Rwanda ho muri Amerika tumugejeje aha twarakoze ubukwe twarakoze iki ambwira ati ariko se ubwo wararebaga ko ukabona no kubana nawe
barangije ngo bamaranye umwaka n'amezi angahe gutya 7 ubu baratandukanye. Mbyumvise kumva nk'umuntu wajyanywe n'ibyo bintu akaba bizi neza kagiye muri ibyo agiye atagiye kubaka agiye kwica umuntu bagiye kubana kuko ni nko kukwica gusiga upfuye pe. Uwo muntu we icyo navuga buriya umuntu yemeje gukora ibyaha aba agomba kubikora kuko ikiba kimunejeje n'ibyaha. Urumva rero no kujya kwica umuhungu akagutegera bikamuvuna akagukwa ariko wagera ukamubwira uti buriya we ntiwarebaga wabonaga njye nawe twabana. Uyu muntu ni umwicanyi ariko nanone ntabwo turivuge ngo warababaye anejejwe no gukora ibyo byaha yanejejwe no kwica uwo muntu. Rero nkaba navuga bahungu b'aba diaspora bagore bakobwa sinzi uko murambagiza ariko nanone murebe ibintu byarateye muri iyi minsi by'abakomisiyoneri. Ngiye kukurangira umugabo w'umudiaspora uzama ngahe, ngiye kukurangira umugore w'umudiaspora uzama ngahe. Sinzi wowe uba ku mbuga nkoranyambaga ujya ubibona ko hari naho babipfa bati naramukurangiye urangije murabana urankwepa bikarangira bishyize ahagaragara bikaba ibibazo. Rero bahungu namwe murangisha mumenye abakomisiyoneri mubwira kera baravuga ngo nabaranga ariko ubu byaje kuba bibi bisigaye bimeze nk'ubukomisiyoneri. Rero nawe ugiye kurambagiza mu diaspora ugiye kurambagiza iwacu i Rwanda cyangwa se wowe muhungu ugiye kurambagiza imahanga cyangwa wowe mukobwa reba shishoza kwihuta ngo kuko ngo ubonye amafaranga kubundi arube hanze amafaranga ubanze bayatoragura sinzi kuntu bayabona ntago mbizi. Nasi ko twumva umuntu wese ahita avuga ati no diaspora bati Imana irakwibutsa urakize. Uzi ngo hari umubyeyi bashyira umukobwa umusore wo mu diaspora akanavuga ati mwana wanjye reka tubanze dusenge muri no minsi ye arube wowe uri mu gihugu bafata